twarasenze turanahanura n'uyu musi ndacahanura ndacabihagazeho ndaciyizeye 100% ko Imana iri kumwe nanje. Rero niba Imana yaravuganye nawe ukabuza ko Imana izagutabara, bana nzayimana ariko yitwa ngo nzagutabara. Wibana nzagukoza isoni, wibana nzagukomeretsa, wibana nzakwasa, wibana nzakwica, bana nzagutabara. Kandi kugira ngo yibane Yezo mwanya w'ijambo ry'Imana reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 36 no 38. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha, iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Jirene nkunda kwabwira ngo n'umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe, ibirenze by'Imana iduhane. Uri kumwe na Mutuyimana Jean Claude niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Eka tumusaba banza dusengere uganga Imana ize kubana natwe, ize kutubwira ngo Nzakugirira neza. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi tugirira. Ujye ubana natwe ukaturinda ukadukomereza mu buntu bwawe, aho imbaraga zacu zirangiriye izawe zikaza zigatangira, aho abantu bari bazi ko tugiye kugwa tukahakirira. Izina ryawe nirishimwe. Watugiriye neza, uduha kuramuka, uduha kubaho. Uyu munsi wa none turahari turi kugushima. Rero turagushimiye kuri uyu mwanya uduhaye kwicara data twese muri teraniro ryiza, nyiribe nyagora ku ngoma, aho utadutumye gukomeretsa imitima y'abantu ahubwo adutumye komora imitima. Izina ryawe nirishimwe. Reka rero aka kanya nyir'ingabo nyagora ku ngoma, hari benshi bakomeretsa imitima bagiye gukurikirana iki kiganiro, ubahe komorwa kw'imitima kwawe, maze data twese buri muntu wese umupfuke igipfuko gisaga ku gisebe yakomeretse, kuko data twese nyagora ku ngoma iyo upfutse igisebe cacu nagase c'umuntu runaka urarenza igisebe, igipfuko kikaba kinini kuruta igisebe, bisobanuye ngo wowe urapfuka ndetse ugashiraho n'indishi z'akababaro. Mana nyiribihe rero subiza abantu ibyifuzo byinshi bafite, ugiye kudukurikira wese abone neza n'umugisha biturutse mu ijuru. Ngaho tugereza tutangirane na dusozanye nawe kuko Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Isaha ya 4:08 z'ijoro. Umuntu aba yicaye abasinziye abaryana. Biterwa no wahariwe nje narindi maso. Oya turi kuvuga muri rusange. Muri rusange hari abantu baba basinziriye. Hari n'abantu baba bakiri mu kazi. Hari n'abantu baba bari kumeza bari kurya. Hari n'abandi bantu baba batari barya bicaye iwabo. Yego. Ariko kenshi 4 pe abenshi baba baryana. 80% baba baryana. Cyane. Niyo mpamvu ndi kukubaza ndi kuri WhatsApp. Wagiye kunyoreza iyi link 4:08. Hagije anyandikira ngo mwinjire dusenga n'Imana. Tari bivuye ko ari bwo bwa mbere. Ni ukuvuga watangira gusengesha kuri Zoom. Ko bwa mbere unyoreje link mu gikari. Ubundi uyishyira muri groupe. Ubundi ukayishyira kuri stati. Ikindi uyishyiraho saa 2 zibura. Zishyiraho saa 1:58. Gutyo. Saa 2:05 mbananje kuyita. Wagiye kuyima saa 4:08 kubera. Bo, buriya Bibiliya yaravuze ngo buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu. Noneho abacamigani bo baravuga ngo umutsima imbwira arya. Imana iraraga ukoze. Ubivuze ngo nivoka yimbwa ngo ihanuka. Oya, voka mu kiranutsi imanuka iyi. Voka mu kiranutsi imanuka iyi nabyo kubanza wata. Rero hari igihe umutima utera, watera ugahita utekereza. Njewe umutima wanjye wateye, umutima unyemeza kuguharinga isaa 4:08. None ikigusetsa nje nari naryamye. Ariko nawe uyirimo. Ariko ndi kuri Zoom nteze amatwi. Yego. Ariko numva umutima uratekereje kuguharinga. Ndangije rero n'ubwo buryo nayiguhaye amasaha. Ndagusubiza ngo
ntabwo murasoza se yego urambwira uti dufite ibihe byiza we nanjye ntiharindi zumu narindimo reka nyivemo yego bandakubwiye ni ninjiye uti nakubonye nawe ntimurakoze kunyinjiza yego ndanje ndakubaza uyu muhanuzi yitwa nde Nowa njyewe nikurikiraniye yego nikurikiraniye ndangije numva harimo umumama rwose ufite amavuta yego ngiye kumva numva tuyatuma Imana numva arampamagaye nanjye ntikarame numva abwiye ibyanjye umva ngo usetse se yego hari ubuhanuzi yego njya mfashwa nabwo ariko nubwo ntafashwa nabwo cyane yego hari ibintu Imana imbwira ariko nkumva ni birazimije yego bitewe ko nta bwenge ngira nyine bwo kubisobanukirwa ngize ngo uravuze ngo nta bwenge ugira mfite bukeya urumva bitewe ko nta bwenge ngira bwo kubisobanura nyine biransaba gusobanura nshobora kubisobanura nabi yego amanurira ibyo ampanuriye kuri Zoom yego ndavuga ntiyamena nyine ndanyurwa nuko nyibyandi nzakugira neza ngiye kugutabara ngiye kugira ute ariko njemba ndi gusobanuza igiye kuntabara kuki sibyo igiye kunsetsa mutuyi ubu mbonye momo y'ibihumbi 5 Imana yabisekeje wahita unaraseka kabisa sibyo se kuko ubundi guhita nguraho Kamirinda hano mu mupaka cyane rwose urumva ariko igiye kunsetsa gute njemba nkeneye iki ibisobanuro urumva ariko uri kubiburana mu mutima nene ndi kubiburana mu mutima yego ndatuza abagiye kubandi yego yowana mba ndamyutinze kuko umva nari mfunguye mikoro bwangu nje nikiriza ngo amena yego mu birumvikana yego ndongera ndamyutinga abagiye kubandi nicaye wewe uko yahisa kuvaho nanja nzaho yego kandi Imana imuhumugisha yambwiye ngo Imana irankishije kuva ari amasaha twavugana kugeza kano kanya sindongera kugira ca kibazo citsepfu kasegewe sepfu ubundi ni ry'abana imbavuzi basiri kwaguka bivuze ngo umuntu w'umupapa nkawe rwose uri gusepfura zimisi nje nari nkimaranye abundi baje baravaho nta muganga wivura nta n'umuntu wisengera burya nanjye ndacyakubwira nyine sibyo n'umuhanuzi mubana buri gihe mutuyura inshuti yanjye yego nta kibazo cyanjye utazi ntacyo nawe nta cyawe ntazi cya 100%. ubu rero kumbwira ngo cya kibazo Imana iragikemuye ndavuga nta namaranga mutima mutuye ahanurishije kubera ko duhorana nyine kubera ko duhorana nanga swa vutari kunkomeza umutima ngo ntacike intege ariko nyine uriya yampanuriye simuzi nibwo nene ninjiye kuri Zoom ni ikizina ryanjye na uretse kuribona ryanditse yego nisura yanjye ntayazi nta nubwo azinguru nuwahe ntabwo bambwe nta nubwo azingo ndi nuwahe kuko n'umugisha nagize ninjiye niyo mwe mwakiranye mwari mwarangije twasoje kwa ubundi wowe winjiye ari kubwiriza winjiye umusanga yego ubwo rero nibwo buhanuzi mba nkeneye cyane ndangije nyuma ubwo ampanurira ibyo ndangije umutima ntari komana arasa kuri cya kintu ngiye kumva numva rongeje atuma Imana we kandi ngo ndarwaje ndakaza n'ikarame mwawe ahita mbwira bibiri byo wari ushaka byo nari nshaka ndumva nahise kwandikira ubwo natangiye kukwandikira numva nawe yakugezeho ariko pe Imana ishimwe niba ari umugoro wawe nshimishije uriye urimo none ibyo yampanuriye na mu gitondo hari undi muhanuzi wari wampamagaye arabimbwira reka nizere kandi biraje vuba ubundi reka ngubwe ko nkoroda akakantu kandi ukumva ukazirikane ubundi gusenga iyo bavuze ngo gusenga ntabwo baba bavuze ngo mwirirwe mu masengesho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba iyo bavuze ngo gusenga ntabwo bavuze ngo musenge iminsi 3 biriya babeshaga ngo abantu ntagira untuka ngo mwishije abantu biyirizaga biriya abantu babeshaga ngo mwiyirize kwiyiriza ni ibintu bibiri birimo mu kwiyiriza hari umuntu wiyiriza akamara iminsi 3 akavamo Imana itamubonye hari umuntu wiyiriza akamara icyumweru akavamo Imana itageze gute itamubonye ariko umuntu yasenga rimwe mu kwezi nabwo kandi urugero sibyo nk'abantu baba bafite akazi yego kakuriye ko nkuru turabizi iyo muri mu kazi yego hari ukuntu uhita ufata ukavuga uti ngiye muri ranche gato ugahita uhagarika kuja muri ranche ugahita uvuga uti kwa muti bari gusenga kamfata moto nanga imodoka bita nkangama ijisho waba ugikandagira Imana iti mwana wawe waduvise kubera iki hari ibyo usize hari ibyo wigomwe yego urasenga
wabyumvise buriya iyo mfite ibihe by'amasengesho navuze ngo ndasenga Yego. buriya ni urugero niba ndajya muri restaurant nkarira igihumbi hano fanta y'igihumbi si bibiri ibyo mu rugo byo wenda reka tubyirengagize Yego. ariko nibwo musene ndanywa fanta nkaba nzi ko ndanywa fanta y'igihumbi nkaba ndaca muri restaurant nkarya igihumbi ibyo biri mbihereza ku muntu yego abandi rero wamana we n'utandambona ko niyirije ubone ko naretse ibiryo bihari ariko nanone ukaba nabihaye umuntu Yeah. nakubuda ngo urahirira imbere ya kamera mu rugo nta biryo birimo ntago nakwiyiriza nongera ngo urahirira imbere ya kamera mu rugo nta biryo birimo sinakwiyiriza niyirize si gute n'ubundi bisanzwe ntabigize gute nta biri ni nk'uko sibyo hari igihe kijya kigera Yego. nkava mu gitondo nkageza nimugoroba Utariye. njye ngira ingeso Yego. kurya mu gitondo byarananiye Yes. ntabwo njya ashobora gufata ikintu mu gitondo pe Yego. urumva hano hari umumama ari kunsereza ngo njya nzinduka cyane manabyutse nka saa 11 n'iminota urumva si ukuvuga ngo mu rugo haba habuze icyo nafata pe Yego, ya ariko birahari pe. bitewe n'inzoka zanjye mu Yego. gitondo byarananiye Yego. noneho ugasanga ubu bibaye saa sita nta kintu ndakoza mu kanwa uretse borose Yego. saa sita ziri kubura iminota Yego. 12 Yego. bishobora gukomeza ugasanga bigeze saa 11 nta kintu ndafata Yego. Nanje nuko. none ubwo ndavuga ngo niyirije Oya ntabwo wiyirije Sinzo. ntabwo wiyirije kubera ko wiyirije nibagita amasengesho utateguye hari amasengesho dukora tutateguye Yego. wiyirije re imbere y'Imana ntiwiyirije ariko kuri wowe ntiwariye yego Imana ntikubona nk'uwiyirije kandi wiri utagize gute utanabibuze ubundi kwiyiriza nyakuri ni ukwiyiriza hari ibyo urambitse yego ukigomwa noneho hari n'abantu bajya bavuga ngo biyirije bakajya kwirirwa bari gucuruza cyangwa se ukavuga uti n'ubundi si kuri umunsi nta cyo kurya gihari ngo reka niyirize ati reka niyirize oya gusenga ukiyiriza ni ukwigoma byari bihari none ndabiretse ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo warugombaga kurya ugo munsi gira ubigaburire umuntu ushoje wabyumvise rero niyo mpamvu ubwiye ngo iyo munsi hatarimo ibiryo umuntu ahita kumbwira turagana atariko atanangwa nari nyine ndi kubabara ejo bundi ndi kubabara nyine kino kibazo mfite arambwira ati nta masengesho menshi ndamubwira ngo ikigusetsa kuva mu kwa mbere ntago nari niyirizaho ntago wiyiriza amasengesho y'imisi arambwira ati se kubera iki ndamubwira rero reka nkubwire amasengesho tuvuze ngo kwiyiriza mu kwa mbere sibyo ukava ngo mu kwa mbere nariyirije ariko bya bindi byo kwiyiriza iminsi ibiri kamara ukwezi ntongeye kugira gute gusenga icyo ntago byantera ikibazo kuko kwa mu kwa gatandatu nkoza amasengesho yo kwiriza inshuro 3 nanjye nari inyobewe da ukuntu ugiye ko wabyumvishije ariko ayo masengesho mvuze sibyo mbese ubwo niyirijemo 3 iminsi myinshi nabwo ariko ntari myinshi iminsi 2 nese nta wayimara utariye iminsi 2 wayimara konkoro utarya utanywa konkoro wabwirirwa ukaburara nejo ukazabwirirwa aya bibaho konkoro mu gihe cy'umutekano bibaho iminsi 2 utarya utanywa utiyirije ntago byashoboka ariko konkoro ntawe wari wataha sibyo kandi wiri utariye wagera mu rugo ukumva umunaniro wakwishe wakwihejagaho gakeya ngo bishe ugasinzira kwabihiye barankango nyine iminsi 2 twumvikana uyu munsi turi kuwa gatatu sindye nejo kuwa kane sindye nkazonga kurya kuwa gatanu mu gitondo ayo niyo masengesho y'iminsi 2 bayuzuye nta muntu ro wayimara atafasha amasengesho ndabiza abantu ubuzima bujya buba bubi ariko uko byanagenda kose n'ubwo yawe byaba byabuze ntago haburaho ujya guca ubukembera mwe cyangwa ukagenda umuntu te je kubasura ukabari inkuru za hehe na hehe ugangurebe kugeza igihe bihiriye ntiwabura naho wajya kuca n'agasigati mwe oya ubundi mu buzima busanzwe ko nkorde iyo tuvuze nko gusenga amasengesho hari abantu benshi basenga bafite igitabo sibyo bafite igitabo ca Bibiliya bakava bati twe turi gusenga twe twitwa abanyamasengesho ariko ukaba utamubaza ngo gusenga ni iki ngagusubiza kuko gusenga bigizwe n'inkingi 3 sibyo iyo ugiye gusenga inkingi ya mbere ibaho ni ugushimira yego rero abantu tubana batazi gusenga wakagera amasengesho abagipfuka amatimana riya deni uraribona uwo muntu
azanye irari rye mu masengesho ntashimye n'Imana ko yamugiriye yatumye agirirwa n'icyizere ngo bari muhe. Mbere na mbere rero shimira Mana, ndagushimiye ko nabonye umuntu nyindi umpideri. Yego warakoze. None nyuma yaho Mana nagenda mu bidatunganye mbabarira, gusaba imbabazi. Uranyumvise? Iyo ni inkingi ya kangahe? Gatatu. Warangiza uti Mana ukimara kumbabarira none ubwishu bwa konkora ude none ndabukura he? Kwaranjana. Noneho warangiza gushimira, warangiza gusaba ukongera ugashimira. Ariyo nkingi ya kane. Ukongera ugashimira ikubiye muri izo nkingi eshatu. Ndagushimiye ko bikoze, mbaye ngushimiye. Ndetse usibye na babandi batubesha bakavuga ngo yerere Imana nisubiza ngo nzabigenza guca. No, wapi? Niba uri kumva ni hari nico utegereje kuzakora imbere y'Imana ugahita unanagikora. Aka njyaba umuhigo nahize mu mutima. Buriya rero ndiho nahita nguhigura. Ndiweho nahita mbigura. Hari ibyo navuze ibyo Imana yambwiye nijoro kuri Zoom yawe. Ndamvuga nti ibi nibikora hari ibyo nzagusigira. Yewe kumva ninjya mu bindi sibyo? Birumvikana. Ninjya mu bindi aga nti hari ibyo nzagusigira nawe uri gukoresha. Barangije kubivuga. Warangije kubivuga. Nuvuga ngo ubundi mu bahanga kutaramenya ibyagize uko ndabikubwira turi kumanuka. Ubundi abahanga bose bazi ibintu byo gusenga. Iyi Imana ivuze bahita bumva. Yego. None kugira ngo Imana ikwishuze naho kugira ngo wowe wishuze Imana wahitamo iki? Ngo aho kugira ngo Imana ikwishuze naho kugira wowe wishuze Imana wahitamo iki? Ndifashe. Ntazi ndacaca. Babitubwira muri comment. Ariko nje ukuntu mbyumva. Iyi Imana ikwishuje ubundi hari indirimbo bajya baririmba iyo nyigezeho. Sibyo? Ntabwo nje ndirimba. Ivuga ngo iki? Ivuga ngo nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanje. Ico gitero rero ntabwo nje nakiririmba. So kwibutsa saruga no kwishyuza. Ariko ibyo mubizi mute ngo nubona ko byibagiwe Yesu uzanyibutse. Imana yije kukwibutsa igukuragamo ijisho. Iyi Imana ije kukwibutsa muri make wowe wibagiwe ko Yesu yakugiriye neza. Muri make waribagiwe uti Imana nije kukugarura rero izakora kucukunze ugaruke. Ibintu mvuze urabyumvise? Hari ijambo Imana igeze kumbwira ngo nimbwira abantu ngo mwamburiye umwanya. Iramugenda ubwira abantu ngo mwamburiye umwanya ngo nje kuwishakira. N'ahandi umuntu afite akazi kakagenda. Akazi kagahita kagenda ugahita usubira mu gusenga. Kavuga none Mana narakuburiye umwanya none ndawubonye. Abyumvise? Iduka igasha ukaja gusenga none Mana iduka nzari none yerere nyine wari warabuze umwanya kugira gute kuja gusenga. Ariko akazi karahagaze ubonye iki? Ubonye umwanya. Hari abantu bajya bambwira ngo ariko mutuyi waza kamenya gusenga yerere nabwo ngo mureke nsenge kubera ko igihe nabonye akazi nzaja mu kazi. Ingope nose urambwira tuvugisha ukuri kuko igiye kuguha ntuza igiye kuguha butike kandi uzajya unaranga. Yego nikankeyori. Ubwo igihe uzaba wagiye kurangura niki umwanya wo gusenga byuzagabanyuka. Oya ugomba kugabanyuka ningiya. Hari umuntu wamamagaye ejo bundi arambwira ati ariko mutuyi ko wabuzeho gusenga bite. Nabwa rero ndahari nsenga buri saa 2 bari mu materane kugeza saa 6 ngo none se ngo ndabwa rero hari ibintu ndi kwiga. Yego. Kandi bira yaravuze ngo nimukora nzaza mbesha umugisha ibyo muri kugira gute gukora. Bwa rero ndi kwiga imashini. Hari ibintu ndi kwinjiramo ubu nibyo ndi kwirirwamo. Rero narasenze kandi buri saa 2 bandi mu materaniro. Noneho tekereza ko saa 10 bandi mu materaniro. Nani rimwe na rimwe saa 9 mfite ubutumire saa 9 za mu gitondo. Nanone ndi buterane hano kuri Zoom havuga ubutumwa. Noneho ejo bundi kuwa kane ndi mfite ubutumire kuri Zoom. Sibyo eshatu. Ngomba kubwiriza saa 9 n'igice. Kabwiriza saa 11 n'igice, saa 10 n'igice, kabwiriza na saa 11 n'igice za mu gitondo. Ubwo butumire bwose ubufite. Kandi no kuri Zoom yanje ngomba kugira gute? Kuba wakozeho kuva saa 5 ugeza saa 6. Kuva saa 2 ugeza saa 5. Yego.
ngaho noneho bitekereza rero kumanywa naryama wamamagara ngo tuje muri Rusagara akubwira ni nta mwanya mfite ngo mutu yaraguye aho naraye urahazi ubusubu hano ndi barahazi hari ubwo bazi isaha ndi kubyumviraho none nyine ndi kubikoreraho yego mu by'ukuri kose wowe ugahita uvuga uti mutu yageze gute yaraguye ndababwira ngo reka rero narasenze kwa ngo narasenze niba ngiye ku ishuri ubu ndi kubwira Imana ngo Mana wavuganye nanje uravuga ngo uzanteza intambwe urambwira ngo ugeze kuri channel ya mutu Imana official uyitejeje iki intambwe wabyumvishije none ngiriwe amahirwe yo kubona imashini ngo niyiteho sibyo wamfashaga ukankubita ibiganiro ukamubwira uti ngwino tugende ukagenda ukantunganyiriza ibiganiro warangiza ukanabyeditinga warangiza ukanabishanya n'ibindi kugira ngo tirangire ko editingara ukaprodinga ukabanza wakora urugendo rw'amasaha 5 Imana igize neza impaye akamashini uti none mutuye rero ndikumva ntangiye kugucutsa ngwino wige hasigaye akugira ngo nzinde ndara kukurobera isi ngwino kwigisha kugira ngo kuyiroba nongere mfata inzira nirwe mu musozi aho kwiga imashini aho waburangaye naba nabuze ubwenge ngiriye ndayifite ni yanje bwite urukumva perezida w'amashini perezida w'amashini tazagira n'abantu baje baravuga ngo ntayo atazagira n'abantu bazavuga ngo ntayo ngiye iki HP ngiye imashini yanjye wayo byumvise urumva iyi mashini narayiguze kugira ngo nyige yego ubu mfite umushinga wo gukora studio y'amajwi n'amashusho akira kibo mfite umushinga wo gukora amajwi n'amashusho ngakora na shoot nkana ndafotora kabisa ubu ni kwigana ndi kubitunganya mbifashijwe na kongo rudari kunyigisha ariko neza none nindangiza rero saa 2 niwo mwanya mfite wo gusenga ntago ari buke ntabwo ari ubumenyi buke rero bivuze iki ikintu cisha abantu basenga ko nkorude basigaye rimwe gusa wabyumvise bakumva ko ubwo bakomeye bakiyita ibikomerezwa bakumva ko kuba bari gusengera abantu bagakira bakumva ko kuba bari kurambika ibiganza bikemera bakumva ko kuba bari guhanura mwitonde nigeze mparikisha imodoka 30 mu Gisayo nanje ndi gusengera abantu bitonde ibyo ngibyo agacurimo kabemo umenye ko kazagira gute kazarangira aho ukorera Imana neza kuko ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba iki kibazo wabyumvise rero mureke gusenga mukine ahubwo senga unakore Imana ihumugisha ibyo wagize gute ibyo wakoze naho ibyo gusenga ukicara ngo Imana iravuze mu gitondo saa 5 nimugoroba nibyo twarasenze turanahanura n'uyu musi ndacahanura ndacabihagazeho ndaciyizeye 100% ko Imana iri kumwe nanje rero niba Imana yaravuganye nawe ukabuze ko Imana izagutabara bana nzayimana ariko yitwa ngo nzagutabara wibana nzagukoza isoni wibana nzagukomeretsa wibana nzakwasa wibana nzakwica bana nzagutabara kandi kugira ngo nyibane Yezo mwanya ijambo ry'Imana kadusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 36 no 38 yego muturinda mutunguye ntanubwo yarabiza yasingo ndamubwira ngo asoma ahantu ko yateguye aha nanjye hanjemo ariko ni urahasobanura yego Luka igice cya mbere umurongo wa 36 Luka igice cya mbere 36 kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru yego uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa 6 yego yego ndi kuvuga ababyeyi batwite abana bagahita baza Imana ishimwe abana mwegereyo muri kamera abana muveho yego twe turi gusoma muri Luka igice cya mbere mu ngo 36 kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru amen uwitwaga ingumba dore uku ni ukwezi kwe kwa 6 itariki 20 Imana ivuga ngo rihere tumye navuga itariki itariki 24 uku ni ukwezi kwa 6 itariki 24 ukwezi kwa 6 yari amaze atwite yari kubura 3 ngivuke yego kanisubiremo kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru yego uwitwaga ingumba none uku kwezi kwe
uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu. Amen. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, Yego. bimbere uko uvuze. Nuko marayika musigaho aragenda. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nje nari umusomyi, ni nanjye wariteguye. Umukozi Imana mutuye Imana Jean Claude reka risobanura. Biragoye gusobanura ijambo utateguye, ariko mu izina rya Yesu Kristo nta kindi kintu nshatse kuvuga muri iri jambo nagase magambo badusomeye. Ndashaka kugira ngo mvuge iri jambo rivuga ngo nanje ndi umuja wawe, bimbere uko ugize gute ukuvuze. Amen. Iryo jambo gusa Imana itugirire neza. Iri ni ijambo Imana yari yaravuze, ivugana nawe iramubwira ngo umva yewe, igihe kirageze uzabyara, kandi uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Ko biri ivugara uzamwite Yohana. Naye gusoma ijambo rero biragoranye. Uzamwite Yohana. Nje narije kubabwira ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana na Yesu mugira gute mu mwize. None iri jambo riravuze ngo dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda. Haleluya. Nawe kandi geze mu zabukuru mu kwezi kwa gatandatu. Ngo ariko mangarangije nawe abyumvise ngo Mariya aravuga ngo umva rero, guhera aka kanya ndi umuja wawe, bimbere uko ugize gute ukuvuze. Bamusiga harigendera. Umva guhera uyu munsi Uwiteka Imana avuganye nawe ijambo muri ijambo, avugazemo ijambo rikomeye. Ijambo rivuze ngo niba hari icyo Imana yakubwiye wishidikanya, ahubwo izere ko Imana izakora imirimo n'iki n'ibitangaza. Wizere ko Yesu azaza akakurengera, wizere ko Yesu azaza akagutabara. Naho haza ibyago byinshi wibera amahoro. Yesu abirimo ibyawe, wihangayika, wikwirirwa urifuna. Ibyawe birahari ngo twabivuze kare. Voka y'umukiranutsi imanuka gihiye, kandi umutsima imbwira rya Imana iraragiye ukoze. Wihangayika n'ibikurwanya n'ibiguhiga, Yesu arahari. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. 0788 38 132 Mana mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ushoboye byose, ushoboye byose. Izina ryawe nirishimwe. Uvuganye natwe Nyiringabo, imbaraga zawe zaturinze, imbaraga zawe zibanatwe muri iki kiganiro. Ngaho hagarara kubagiye kucumva, kandi buri muntu wese nkuko nabivuze, ntabwo data wa twese Nyiribihe wambwiye ngo nkomeretse imitima y'abantu, wambwiye komera imitima y'abantu. Niyo mpamvu iri jambo ryomora abagabo abagore, ryomora urubyiruko bari mu Rwanda bari hanze yarwo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Bikore kwibasha kandi ukomeze kuba natwe, komeze guhereza umugisha iyi cano, kandi ukomeze kwizamurira mu budahangarwa bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye kubikoze, kandi data tuzagushima. Urakoze kubyumvise kandi kubanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.